turayambaye yes none se uramburanya uragira ngo nkure byose tugomba kujya mu kibada kinyura he mwebwe se kinyura hamwe rw'abagore ndagaze wow ibintu birakaze hano niyo bita alien project aba bantu nago ni wowe kayo se kuburi kwibya cyane wowe yega ngingezweho ntago byoroshye iyo turi no mu rugo rwose bamubyinira ubundi yambaye nuko nabikwereka turi mu bantu ariko urabona ko mba ni irihe jambo wabwira umugabo wawe ko byari byinshi uvuga ijambo rimwe ndamukunda nawe gira icyo umubwira so I love you so much because man zagira gutya bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasushika nifuza komeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi reka nshimira abandi mwareko bakoze gushika ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira cyane bise so nawe turekora ko yakora kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi uyu munsi ndahantu bita Inyamirambo ndaza kuhabereka neza ndi Nyamirambo hano muri quartier hari abantu tumaze iminsi tubona kuri social media babatinganye hari yitwa Satani Kanyusi ndetse na Ige ngira ngo murabazi hari ikiganiro nakoranye na Satani yiyemerera ko ari umutinganye ariko hari n'ikindi kiganiro nabonye yakoze avuga yuko abana na Ige ari abatinganye babiri babana ikintu cyabayeho uyu munsi nashatse kumenya amakuru njya mu ruge wabo nsanga ntabahari nshakura nyine ko urabona yewe ndagira ngo muha makuru wifuza mbere yo guhura n'umukunzi wanjye mubanye mute mu rugo tubanye mu rugo neza tukanoza ntago njya mupfubya nuko nzi ko ari mu bantu dufitanye ubukwe mu kwa gatandatu ariko mu gihe adahara ari muri Amerika ari hanze mfitanye gahunda no kubana n'umugore wanjye ndaza kumugaragaza ariko mfite umuntu ndi kumwe nawe ntago umugore yagucika cyangwa uri umugore mubeho gutya uri umupfakazi cyangwa ubeho utinyisebura ntago ashaka undi muntu umugore usanzwe atari umugabo mugenzi wawe ntago njye ngira santima z'abagore ngira santima z'abagabo nk'ubwo nka ubwo ruhara rwawe rurimo amavangingo aturuka mu mutwe nuwango hari abantu bagira amavangingo aturuka hano mu nda sibyo aho bijya bita muri nyababyeyi niho niko nabyita hari abantu bagira amavangingo aturuka muri nyababyeyi sibyo ariko twebwe ayaca abagabo aturuka mu ruhara none se kugira ngo uhitemo kuba ipedi nuko nabyita kandi muri nako bita wabisemo ukuze cyangwa kuri n'umwana wagiye so nubango nje nyiri mu nda ya mama ntago nagiraga amaraso ahuye n'iyabakobwa ko nabonaga abakobwa bakanera iseseme numvaga nta bakobwa genene navutse nje ari komeze sibyo muri dorotwari z'abahungu niho nabaga nibereye sibyo abakobwa nkabajabuka umukobwa yarazaga akamira ngo yankunze ariko bambwiye ati bro niba wankunze ni fresh ni byiza cyane umana uburanga bwawe ariko ntago kubitira kabisa none se umuntu agira umugabo abagabo duteye ari umuntu n'umukobwa ukamwifuza wowe muri wowe mu bice bya by'umubiri ntago bijya bikunda ko genda kubwira ngo ubu ngubu mu bantu bose nabonye hano mwibaga y'abantu niwe nabonye ufite wanyara rwose ufite amariyeri none se kunyaza ngewe ndumugabo mugenzi wawe niko umva Kanyusi urashaka ko turyamana kandi nawe mbona umugabo mugenzi wanjye so nukuvuga ngo impamvu nabyifuza nuko uri umugabo sibyo kandi santima zanjye sibyo zihura n'iz'abagabo niyo mpamvu nawe nshobora kugukunda mu bantu bose nabonye hano niwe muntu mbonye ufite funda heza nk'ubu nkawe umpaye amahirwe yanyuma muri aka kanya nitaye ku bantu bahari nagukubitira ku buryo n'imitsi isa ukanyara n'amagufa rwose akameneka uburyo bakwambika na pampa buri munsi ukazajya uhora uzambaye ni ukuvuga ngo iyo wamaze gupanuka wambara pampa njye nk'ubu ngubu ndazambaye pampa ndazambaye pampa hagati aho ngaho ibintu bituma wambara pampa wazabiretse ukaba umugabo ugakizwa ukajya mu mana kubera byo bishoboka so no kuvuga ngo hagati aho ngaho gukizwa kwanjye biri kure nk'izuba cyane ko Imana inkunda Imana irankunda sibyo Imana irankunda kandi ikindi ngewe gukizwa kwanjye nahuye n'intama nyinshi zigendera z'abapasiteri hari inshingano umugore n'umugabo bagira mu rugo nkaho wowe n'umugore wawe muba mufite mu rugo banza ngo kubaza hari uhaha hari uteka hari
batukuganize tubwira nyine hari inshingano umugore bagira mu rugo wowe n'uriya mugore wawe ikintu cyerekeranye no guhaha inshingano z'urugo nyine urazuza ko umugabo nawe akaziha inshingano nk'umugore so nuvuga ngo ubwe icyo namutegeka cyose kwambara aracyambara nk'ubu ngubu mba namutegetse kwambara isutiye cyangwa kambara sibyo mukondawusi cyangwa kambara mini sibyo cyangwa kambara amasuru jeep sibyo cyangwa kambara isutiye sibyo nuvuga ngo inshingano zose nge nifuza nibihe bintu mukoresha nk'iyo mugiye mu gikorwa nk'abantu so nk'ubu ngubu mw'iminsi nge nari ndi mu kibada dore tugeze muri weekend nakubwiye ngo ntera nkanaterwa iyo bibaye ngombwa nese ubu nambaye pampa tuvugana urayambaye none se uramburanya uragira ngo nkure bikwereke ntabwo nkuburanya kuko ni ibyawe rwose yikumana ibyakuye mbwiye rero tujyemo duhuje ibitsina nk'umugore n'umugabo twese tugomba kujya mu kibada kinyura he mwebwe se kinyura hamwe bw'abagore kinyura aho Imana ateguye aho agomba guca noneho twebwe aho kinyura ni hahandi inyuma mu kabuno nose kanyo uzemera gupfa gutya nta mwana usize ku isi ye nzabyarana n'umuntu tubana ubu tuvugana kandi ari mugenzi wawe gute nyine dore nk'ubwiza ukuri uzaze utora ubusurira uzaze utora ubusurira mu nzu iwanjye tuguhe karibu uze wumva ukuntu umena amazi no muri Amerika ntabwo bibaho ntabwo mwabyana wewe ushobora kumva wiko bitabaho ariko ubu tuvugana ukuzi mu bigenza we n'umugabo wawe muryamanye mu buriri nako niko tubigenza ahinduka umugore njye ngahinduka umugabo cyangwa njye ngahinduka umugore nawe agahinduka iki nase wazumbira kuba ngo wariyemeje nyine ntabwo reka n'amakuru naba hareza yangaya icyo mukeneye mu wariyemeje umuryango wanjye ubyakira nk'uko namwe mubyakira nk'ubisemwe n'imwanyakira genda shaka kuvuga kizo bakizwe kwa mugore tugeranye na kumugore nuvuga ngo njye ubwanjye umuntu ufite iki cyakumbaza ankurikirana ndakimubwira tugeranye na kumugore wawe ahantu wow ibintu birakaze hano niyo bita alien project aba bantu ntago ibintu bisigaye biteye ubwoba kanyuze rwose ya wapi bariseriye mwana ibintu abantu bagiye kuzasara kuri ngo biba byoroshye mwabantu ari hehe yicaye barimo gutokesha bagira ngo ni abazimu ariko nyine buri wese yakira ikintu mwabantu nyine niko bigenda hari ababyumva hari n'abatabyumva niko bigenda nyine ubwo niba ari bwo buzima yahisemo nyine nta muntu wamucira urubanza turi gutambika tujya kureba ngo ahantu umugore we yaba ari ige nyine ige we ngira ngo mutuyemo muzi hari ahantu yagiye tujya kumureba ahantu bari batembereye tukabanje kumuganirizaho gakeya kugira ngo adusobanurire iby'ubuzima babanyemo ubwo rero ntekereza yuko hano abantu hari akavuyo k'abantu umuhanda wuzuye abantu bahuruye murabyihanganira abantu babaye benshi hano rwose nta nubwo umuntu ari kubona ukuntu aho akandagira itegeko sibyo ntibatwica ntibadufunga n'ibyo birakirigata yumvikana ntaho badushira munafite priority as human twebwe tuba dufite kampani nyinshi dukoreramo cyane ko ziba zirangiye cyane
cyangwa tumara ikintu cya mbere ugiye nk'ukundi nihere naryo uzabure ni naryo riri gutuma abantu bentertaininga bakabona ntabwo bibaho niyo ngo rero here naryo kuzuru risobanura kumva risobanura rukuruzi hahandi umugabo aba yakunye nako kwishimira agahita gukunda ntabwo yambara bari bo bose right hola noneho I like iyo ingendo yawe iranyitwa bya tatu ibintu biba bikaze mwa bantu mwe abantu bahuriye nyine ntabwo baba babona ibintu nk'ibi ngibi nyine niko biba bigomba kugenda muraza kutwihanganira byoroshye ko mbona aho nta bantu bahari ari heza so tugende ari hano hepfo turi hafi no mu rugo bahita tumubona kabisa nta kibazo nta kibazo cyane ko abantu twabavuyemo ndabizi neza ko abantu baba bashingereye ariko icy'ingenzi amakuru yose byari biri mu kavuyo ntabwo twari kubona ukuntu byari biri mu kavuyo icyo nifuza hasigaye ni ukuganira na madamu wawe nkabasura umubanye nta kibazo gusa abanyamakuru muzajye mwirinda gufatirana abantu urumva turabashaka tukababura nicyo kibazo nk'ubu nanyuze mu rugo nsanga ntabwo muhari oya niko bimeze ndabizi neza ko uri bumubone ari hano imbere gatonya we yaba yagiye kubera ko ntabwo akunze kwiyerekana mu bantu Nyamirambo ngo yarahabaye ntabwo bashaka kwiteza oya nubwo yahabishyura igihumbi ndabizi neza ko akenshi na kenshi sosiyete y'abantu igitugora kubamo muri rusange iyo tugiye ku isoko abantu baravubita bagashungerera sibyo abantu barahurura pe twavuye mu bantu ahasigaye madamu sheri yige uri hehe ko nari kukubona kandi nari kumubona se madamu so araje ari hano hafi musinyaraze dore yige sheri wanjye cyangwa uri hehe abantu bongere babanye benshi dore mu guhuza abantu nta kibazo ndabizi araza kuko ari hano hafi mwabaye indorerwamo so ntabwo nkunze kumuteza abantu cyane ko se kuki waba yihisha so impamvu ntabwo ari ukwihisha mwe yaje yagiye mwebwe umuhita muzi ariko nagata aho ngaho nta kibazo kibirimo aho nazi tumuramutse nawe twumve amakuru yaraje ige uri hehe nawe ze twumve amakuru uko bimeze abagore bagira isoni ubwo nawe yagize isoni ige uri hehe kutaza agize isoni nk'umugore we ngo musubize kandi mwarikomye bimeze bite kuba wihishe we irizuba se waribona hagarara mu gacucu hagarara gutya ubu wagize isoni z'abantu imeze bite abantu se ni inyamaswa none ko watinya abantu barinde mu rugo hari ibintu nari mbanje kunyana mu rugo amakuru y'iminsi se amakuru ni meza twaganiriye n'umusheri wawe umuhanda wose dore abantu bahuruye ariko imyenda yifasha uruvange naciye mu rugo iwanyu aho mutuye urabizi ko nyine muvuga ko mubana ariko nashaka kubabona njye muri kumwe mu nzu nyine ko mubana kuko byanyabyo nza mu rugo kubareba nsanga ntimuhari ikintu cyabayeho nahise mbaza nyine abaturanyi barambwira ngo mwagiye Nyamirambo ku isoko ndavuga nuko biri kose ahantu muri haba hari abantu benshi Kayusi niba ari Kanyusi sari abantu bashungereye ni Tanzania ko namusanze ara ku muhanda abantu bahuriye hanyuma umeze ute kameze neza wowe nashiri wawe kaba yitemeka kukaba wowe utiteye kandi ari we mugore ngaye dantunguye ubu ngubu ibintu yambaye imyenda niyo yambaye none mwaguranye turambara niyo bibaye ngombwa ingo kuko no mu mubiri tubari tubihuza neza no mu mubiri muri umwe turumwe kabisa dufite amaraso ameze kimwe hanyuma ikintu twari turi kwibaza twari dufite amatsiko kumenya niba kuko mubana mu nzu byanyabyo kubera ko byaravuzwe ariko ntago narinje nje kubara mu rugo ndabura hanyuma murabana mu nzu nk'umugore n'umugabo koko inzu imwe mu nzu imwe mukarya mugasinzira bugacya mugakora utuntu two mu rugo mwese kuki mwahisemo kubana kandi nyine mwese mu burenganzira bwacu ariko mu burenganzira bwanyu ninde watanze igitekerezo mbere kugira ngo mujye kubana mu rugo ni wowe Kayo se kuba uri kwibya cyane wowe yega nkingezweho burya nagurame iyo umuntu akiri isugi afite n'utubare tutararwa uri isugi kandi ufite umugore none se nkubeshye icyo bita imanzi ibintu byumvikana bagireka gusebya abantu koko ntabwo ari ukwiye kwirya ahubwo umugore wawe niwe ukwiye kwirya ariko wirya kumurusha ntabwo nirya turebe ngaho nibyo turebe ntashobora kwirya nta kibazo ibyo udashoboye wowe urabikora jewe ndahisemo kubyikorera kuko mbona ataba bikunze ntago yirya nk'uko ubyumva
so wewe biterwa nuko abyumva. Ni cyo kintu wakundiye Ige, hari abasore benshi bameze nkawe bahisemo nyine kuba nkuko umeze, ariko ni impamvu yatumye ari uhitamo umukana afite umwanzuro ko bana mu nzu. Ige siri kumubona ukuntu ateye se, uri kumubona ukuntu ateye. Uko ateye ndabona ari bisanzwe uko nge mbibona nyine, ntabwo nzi aho kubibona, ariko nyine wowe tubwire nyine uko umubona nyine. Ige agaranga ngire abanyamakuru bamara amatsiko bamukundiye kugira ngo ari uhitamo mu bantu namukundiye. Ngwino hagarare hano, ngwino ibyubahiro byawe rwose sheri wanjye, utaza usanga Mwese ujya munge he. Urabona ukuntu ameze sibyo? Ikintu namukundiye afite taya indi yitwa nyorosha amabuno. Nyorosha amabuno. Koko namuyinganya se nawe ntayo. Ariko ngewe si byose. Kubera ko keshi na keshi mba mutera nyene. Tutahindura wenda ibe bengo umwana warane. Ariko kiza nuko nzi neza ko afite amaribori. Urabona ko afite imisatsi nk'iy'abashinwa. Urara yagira. Ngira ngo amaribori agira abantu banini. Ubu ngubu yakuyemo rwose imyenda mwese ukunda amaribori cyane. Akoze siyo havamo amavangingo. Ayo makenyezi. Ayo makenyeri bakuki yakunda. Urakunda burya umugore utagira amazi ntago ari umugore kabisa. Niyo mpamvu ubona n'ingo nyinshi zisenyuka. Uzareba abagabo n'abagore bahora basirira bashwana buri munsi. Okay, tuvugishe kuri Kayiro. Namwe mugira ayo mazi. Mwese bozi ngo namukundiye iki? Igaranyare atanyara sinamwiteze. Uravugisha ukuri. Abantu babinkorera byataje. Hari umumama uvuze mu izina rya Yesu utokesheje kubera ibintu uvuze. So wewe David ko afite ibibazo byinshi. Umuntu ugira icyo ashaka kumbwira cyangwa kukubwira, umuntu ufite igitekerezo uze kuba umwanya kabisa. Icyerekeranye n'umubano wanyu uhagaze gute mu rugo? Iyo hari inshingano z'umugabo n'inshingano z'umugore. Ige ni wowe ndi bubazi. Inshingano z'umugabo ukora wubahiriza ni nk'izihe mu rugo? Zose. Urahaha, ugakoropa, ugateka, byose uko bikora. Ni cyo kintu cyakugoye ukimara kubana nawe mu rugo? Urusaku rwiwe. Ugira urusaku rwinshi? Uzi impamvu se avuga ngo ngira urusaku? Ushaka kuvuga cyane kandi ubona yito. Uzi impamvu kugira ngo ngira urusaku? Nuko azi ko mu nogereza amabanga y'urugo. Kuki ibintu bikunda cyane? Iyo mbigira akavuyo rwose. Ukunda kwibanda kuri iki kintu n'ukubera iki? Uragikunda cyane ku buryo nuko azi ko mutetesha kuki se we atashatse abandi ngo ajabuke cyangwa na bizuteze. Ko nta bandi ufite? Mubaze niba ajya n'inyuma nabwira abantu ko ajya n'inyuma abantu barabifata nk'igisebo, abantu nyene baramuseka. Hanyuma ikijyanye n'umuryango wawe bakiriye ko washakanye n'umugabo mugenzi wawe neza, umuryango urabyemera, nta kindi kintu, nta nama bakugira cyangwa se ngo bakubwire ko byo bakozana amahano? Nyine warababwiye barabyemera ko nta kibazo? Ntase ko babisanze none se bigenze ute? Nta kundi nyine bagomba kubyakira. Imirimo yihariko mubana muri babiri urusha abanyamakuru akakanyuje ngewe nabahaye umwanya uhagije, nawe gireka kurusha abantu rwose. Umenya ko uri umuntu wanjye, umenya ko ugomba kubwira abantu ku biryo no mu kweba. Kandi nta soni afite. Kaba yagize soni muri kumwe kandi ngo mwemera. Genda guharagarikiye rwose, nta muntu umukuraho. N'abandi baza bagutakinga bagukaresa bashaka kugutwara, ntago byavamo. Ntago byavamo. Wowe buhari nk'umugore uri n'umugabo. Gemba mari rwose murindiye fresh, ubu ndindwanye ndi nk'umusirikare. Ukunda kuvuga Dumba kuki ukunda kumuvuga kandi ufite umuntu mubana? So no kuvuga ngo hagatanga hano y'ingo yarabizi ko Dumba namupropose urukundo tutarabonana. Ariko yakwemera mwana. So yarabyemeye. Wivuga ngo yabyemera ko yarabyemeye kuko n'uyu ngo tutahura nawe uratendeka rero. Nago ntendeka uyu ngo dufite manda, uyu ngo dufite mande, dufite contrat y'imyaka 3 muri kumwe. Muri twebwe uburyo tubana ni kinyamerika nyene kwa kundi ko abantu nyene bo hanze bagira na contrat. Ariko iyo contrat nirangira na Dumba arayisi kuko nawe ntawamusimbura. Mu buryo mwebwe mubanyemo cyangwa se uburyo tuvuge mu mvugo ya nyayo ngo abatinganye, hari abantu bafata nk'abantu nyine batari bazima bafite ikibazo, nk'uko abantu bagutwaga ati warasaze cyangwa se barakuroze. Ibyo bintu bivuga hiki? So kuba barandoze nabifata nk'amagambo y'amateshwa. Hari abantu bajya bibaraguzwa, burya umuntu kenshi na kenshi baraguzwa yabuze n'icyo avuga, sibyo? Burya mu bisanzwe umuntu abagomba kumenya ibimureba, bita kureba ukareba hasi. Nimba bafata ko nasaze, nimba bafata ko ndi umutinganye ruharwa, nimba bafata ko nuzuye, nimba bafata nk'umuntu wica ntazi wapfuye, nimba bafata nka Satani Kayusi, ngo nyene babifate gutyo. Uko nyine nta kundi. Jewe usibye Imana yonyine ubwayije kamindura cyangwa hazapfa isi nayo naho yacurama. Umuntu ashatse umupasiteri akagusengera ugahinduka ukaba umusoro cyangwa ukaba umugabo, ntago wabyemera? Nagiye mura n'intama nyinshi z'abapasiteri, halabesikolo, nakwita bateka mitwe.
baragusengera biranga wose naje gusanga amasengesho y'abari amapirate hanyuma habonetse uwanyawe akagusengera urifuza kuba wabivamo cyangwa wumva utabireka nyine ariko uteye ari bwo buzima bwawe so nukuvuga ngo hari abagiye bifuza kunsengera bakabura uburyo kubera ko babona ko mfite izindi imbaraga z'ibinkoresha zidasanzwe ufite imbaraga zindi nuko ariko navutse ko nakuze niyo mpamvu ngena kugusa iyo uvuze ngo ufite imbaraga umuntu ngo ufite imyuka mibi ni imbaraga z'uko ari karemano ariko bindi mu maraso ubu ntabwo ushobora kubona umukobwa mwiza mu muhanda ngo wumve wamuvugisha ubu ngubu nawe nubwo mbona uri keza rwose sinakwitegereza nta kintu waba mbaza kubera ko wewe ushobora kuba ushimisha umugabo wawe ku rwego rwo hejuru ariko ngiye rwose ni wambere itiyo rwose ukambera nk'amazi y'isoko kanyara ku rwego rwo hejuru sinakwiteza mbona rwose nta ariko wa mugani ariko yenza kuba ndagahungu k'agasire queen kamudaringa nyine kagakunda abakobwa ubu rwose wewe uri wa nyine wowe ufite abawe uri wa wundi ukubita bikavuga ngo abawe ibyo tubireke ufite abawe nyine ubwo nta kundi hanyuma ikintu kindi nakuvuga tugasoza abareka mugakomeza gutembere ni icyo kintu kikubangamira muri buno buzima mubayeho sosiyete y'abantu sosiyete y'abantu igingora rimwe na rimwe ikindi guhuza na famiye guhuza n'inshuti bisanzwe ikindi service zijyanye n'abaturanyi cyangwa n'ubuyobozi muri rusange bijya bingora cyane kuko kunyakira bijya bibagora bakanyitiranya ngo wengo ntabwo uri umunyarwanda ese nta kuntu wajya wambara imyenda y'abagabo wenda ukaba umutinganya ariko utambara nk'abagore uzi impamvu se ntakwambara nk'abagore nako nk'abagabo nuko bino ari byo bituma umugore wanjye ankunda umusheri wanjye ubwo ngo uri sexy harya mba ndi sexy mba ndi kumodalinga nzonza gutya ntabwo byoroshye nkubita byajyanye nyine iyo turi no mu rugo rwose mva mubyina ariko ugira ubushyushye rwose urabona ko ufite amakuru menshi rwose ubushyushye ntabwo mbese nta rungu rijya rimwesha uhari nta rungu nagira kubera ko uwo mbikorera arahari kandi ikindi nta tegeko rihari rihana aba bana bahuje igitsina niyo ryaza usibye kubica nta kindi kintu babakorera niyo mpamvu babiburiye iki formire nta n'ikintu na kimwe babikoraho nibwo buzima bwacu kawe karimo uduki aka ngaka ubwo urashaka kubimenya se abanyamakuru ariko nawe rebe niba koko uri umugore niba ugendana nyine ni ukuvuga ngo nakubeshe sibyo aha ngaha urabona ko mbafitemo telefone bafite make-up sibyo zo kwitera ibirungo nkagakubitamo fresh sibyo wabisize wishyiraho ibyo birajya mu kanwa oya nta mu kanwa none se ufite utumekapu tw'abakobwa mbese ukaduhaha nta rwose nta kibazo oya mbafite ibintu byinshi cyane sibyo iyo ni umwenda urimo ariko iyo nashuhiwe sibyo urabona ko nk'umugubu niyo bibaye ngombwa kuko n'akabuno baragapanuye ako se biriseri urayambara biriseri ukashyiramo ndakitwaza kubera ko iyo ndi mu bantu hari n'igihe bintungura sibyo bintungura bigakoroka bikamanuka ariko hagati aho ngaho oya bagomba kubyakira ngiye rwose bikamanuka impamvu nyigendana waba uzi ko umubyeyi agenda na pampa zo kubinda umwana kugira ngo atisohokaho atanihagarikaho nanjye nuko bimeze rero imitsi umwoyo n'amagufa baba barabimenaguye niyo mpamvu ugomba ubwo uzi ko yiyambika ukayambara neza yego n'ubundi yambaye nuko nabikwereka turi mu bantu ariko urabona ko mbafite kimekapu n'agapampa ngendana mu bintu haha n'agapampa urakagura yego ko ntabwo byaburamo rwose uyu ni kanzu mbonye niki so uyu ni umwenda iyo bibaye ngombwa ni kanzu nayo so ni kanzu ni agakanzu bibaye ngombwa ko urara ahantu urahindura iyo ndahindura nk'ubu ngubu uyu nguyu namubwiye ko ntahari usibye ko namugira amabanga ni kanzu urayambara ukajya mu muhanda rwose iyo ndi proud yabyo kubera ko uburyo umusirikare ku rugamba utagira urwotwa sibyo ari yitwaza ibintu byose niyo mpamvu rero ahangaha biba ari ibyo kwirinda kugira ngo bitazamanuka ngo ariko sawa kugira ngo iyo mitsi turike bayimene wabyihoreye ukaba mu kuvuga ngo ntarahura n'umusheri wanjye bicinshuti yanjye sibyo uri kumva se naracabiranyaga cyane baramvutura ku rwego rwo hejuru baranteraga narategaga ubundi ngewe ushobora ni izihe ndwara wanduye cyangwa se wumva ushobora kwandura muri ubwo buryo mukoresha nyine
cyangwa waba waranduye cyangwa se ushobora kwandura. So indwara se oya ntago indwara zibamo. Oya tujya dukoresha agakingirizo bibaye ngombwa. Dukoresha agakingirizo cyo bita Prudence ku bantu bataza agakingirizo cya Prudence nabagira n'inama kuzijya mwirinda mugakoresha aga Prudence kubera ko indwara za mburugo sida imitezi byose byaruzuye mu bantu. Na sida irahandurira hariya? Ego ko byadanje ariko ngewe ntabyo ndwaye nakunze kubaho n'ikingiye. Urikingira. Iyo wikingiye nyine umeze nk'umuntu nta kindi kibazo ufite. So nta kindi kibazo mbafite kuko ndangaye gato. Ariko wowe n'umugore wawe ntabwo mwikingira. Uyu nguyu twarabirenze ubu ngubu dukubitiraho ngaho. Nurundi rwego. Ni dukubitiraho ngaho. Mwaripimisha ariko mwabanze kwipimisha byibura kugira ngo mubane mwiziranye nyine ko mwese muri bazima. Ibyo ntabwo byabura sibyo ariko nawe arabona yuko impamvu yankunze abona rwose ayo mazuru bapfumuye gutyo. Ibi ngibi byari n'ibita nyorosha amabuno kugira ngo umuntu wese ambona nkundi. Kubera mazuru bapfumuye se nayo. Urabona ibi ngibi bata usrenga urabona se nayo yeriwe. Ninde oya kigira ikintu mumbwirira kugira ngo abyemere. Oya gira ikintu mumbarize mumbwirira sirenge. Oya mubwire. Ubundi gupfumura gutyo ugafumura na gutya na gutya nuko ubonye ngamenye uwuriwe. Aho kugira ngo yirirwa agenda baririza nakaruha. Yefite ikibazo ariko. Yego. Ngo aravuga ko ari umugabo. Urumva? Ngo akavuga ko ari we mugore. Ese ko ari we mugore uri akaba ari ufite amabere. Urumva? Ni ikibazo. Umva. Usubize niwe bari kubaza. Umva. Yego. Icyo gihe we nagara ahubwo ari we mugore. Wowe niwe mugore uyu ngo akaba ari we mugabo. Urashaka kumenya hagati yacu umugore uko agira amabere umugabo akaba nayagira. So nuvango ibingibi yafite urumva ari we mugore. Nuvango ibingibi no kuvango ibingibi ni imisemburo myinshi kumva ni imisemburo myinshi n'amavangingo menshi niba ari ikindi kibazo ufite wakibaza uriya nawe akakikubwira. Ikindi noneho ikindi kibazo ubundi umugore aba afite verine cyangwa ese reka nkubwire kandi mwese nanakimufite mbabarira unshira amazimwe umbwirire bano bantu ti ibintu icyo turi cyo ni ibyacu kandi ikindi nta muntu uteze kuzaza ngo musengera muri hedini twebwe se dusengera mu dini ry'abatinganya ribaho se bagira urusengero rwacu mere tubigira intego nagutsinda idini ryabo bararifite. Icyo kibazo kibaze sheri wanjye. Kibazo sheri wanjye. Hano kuri kafe muri kariyeri naho byarenze intera. Kibazo sheri wanjye icyo kibazo Oya nese byumva ko ruhari nyine ubwo murasenga. Nenge kwa ngo nta dini mugira nti. Bararigera idini batarigera. Mubuze kwimakira. Ako bakagombye kumwe kwiciraho verine cyangwa hino tukamenya umugabo ninde cyangwa tukamenya umugore. Ariko bambaye imyenda. Hagataho ngaho urabona ko namwambitse impeta. Yego. Ndagira ngo nkumara amatsiko urabona ko namwambitse impeta. Izi ngizi ni iz'imitako zisanzwe zumbonana. Cyo bita nyene amaolo urabona ko impeta nese urabona ari umutakilometer. Yego. Kujya mu murenge ninde wazanye icyifuzo cy'uko mwase. Ubu ngubu ndi kuva rwose ibibazo byamanye byinshi bisigaye ni mu bibazo shiri wanjye. Shira wagira isoni shira wayimunyamunye. Oya bimubaza. Shira we ntagakunda kuvuga rwose ntago nzi ikibazo. Ufite isoni z'abantu. Nusiko niko kwirya kw'abagore n'ubusanzwe. Uko abagore ngo turangwa no kwirya. Ngiki wakundiye umugabo wawe. Ni byinshi. Tubwiremo bibiri. Guca bugufi. Kubaha. Guca bugufi no kubaha ni kimwe. Nimba mubwiye uvuga cyane sheri wanjye abantu babyumvirika imba muntu ufite dusoni twinshi kandi rwose jya umucangamuranya dore ntago ari yakira waramuhamuye ugomba kuba umucanganya ntago we ego urukundo mukunda ntirubaho yarahamutse dore aba afite ubwoba by'ibihangano umutware gake ntaramenyera muracyari bashyashya ntago uramenyera ubuzima murimo yewe ubugira isoni nk'iz'abagore pe ni ukuri kose sinkubeshye ntabwo waba umugabo ubuze ibyo uvuga kangatekereza ubuze ibyo uvuga ntacyo reka tureke kubigira birebire ubwo icyo nashaka kumenya ni ukureba niba kuko naje kubareba ndababura ndavuga reka nze ndeba ahantu mwatembereye twaganiriye bihagije nta kibazo nawe ndakubonye nyine nari nzi ko ari ukubeshya mutabana nyine mutanari kumwe ariko ubwo turabimenye ubwo aho nzajya mbabona nzajya mbasuza nk'umugore n'umugabo nyine kandi nyine twaranabyakiriye Kanyusi turi gusoza n'iki kibabwira abantu so ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya kuri Keza TV show turabakunda cyane
kandi impamya ko tuzabatenguha none babwira ko abakwibazaho abibaza kuri mwebwe nyine couple yanyu so ubyo mubana mwese mu icyo nababwira cyo ndagira ngo mbabwire ko iyi couple yacu itubereye kandi kubana kwanjye nawe nta support ntawe tutamuzuru rye abavuga utugambo bareke kutwibazaho kuko ntacyo byabamarira sibyo kandi ikindi nama nabagira nuko bamenye ibyabo sibyo kubita bareba hasi sibyo mbabwira ko mu buzima busanzwe turi kumwe kandi nkomeza kubabwira ko igihe kitari iki tuzabakubitirira rwose tukabanogereza tukabanyaza rwose n'imitsi tukayimena n'amavuta tureba kuri kamera oya nangezeho turi kubangagira ngo uzabikora nyine turi kureba nyine duhari oya rwose nzabanogereza igihe tuzaba turi kumwe n'uyu ntago wakwizera umugore ni irihe jambo wabwira umugabo wawe pepe ari byinshi uvuga ijambo rimwe ndamukunda nawe gira icyo umubwira so I love you so much because my shush baby. I kiss you every day, every night. I love you forever. Sinzigira nk'ubabaza ngo ucinyuma. Are you okay? Umeze neza. Good nanjye ndahoneshimira Imana sibyo. I sex you nzahora munogereza mukubitire mushimishe. Ewa tubikore nk'amazi y'inyanja rwose ahandi bivuga ngo reka dusoreze hano ikiganiro cyacu kubera ko ibintu byabaye byinshi abantu ibintu byakomeye ariko reka dusoreze hano ikiganiro cyacu akagombye kujya shovere tukamenya umugore n'inde buriya bazabikora kuko bazabikora hari umugabo wabonye agira amarase hari umugabo bazabikora hata ni mu rwubake rukomere hashyi sibyo mu rwubake rukomere hashyi umva cyane nzabatera inkunga ndagatora mama yo kuzagutera inkunga yo kugushakira kutagisi urumva areke kwambara pampa z'abana abagore bambara kutagisi kugira ngo abanyamerika mu gihe inkunga ya kutagisi apana pa uzirange inkunga nzagutera ni yuko nzaguha bene wacu babaga mukazijya murongorana original mukarongorana mu kabuno imitsi bakayituritsa n'amabuno ku buryo uzajya ugira amavangingo ku ngufu ndabizi neza ko nawe pampu uzazambara nawe niwe ahubwo wewe bazijya kurongora n'umuzuru ukumva bazijya barongora n'umuzuru no mu kanwa muri gatana indimi cyo bita kirange ibintu byose bigire ngo akaguru nako ngabanza kagafato uzajya ugira gutya